Nshuti za Byakubera TV, kurya neza ni inkingi ya mwamba, bifasha ubuzima, bifasha roho, bifasha ubugingo gukora neza, ugasenga nta nkomyi, utariye gusenga biravuna. Ndabararikiye rero ngo mukurikire iyi video, muzanyurwa n'ibiganiro bica kuri Byakubera TV. Ndabakunda. Nshuti kandi bakunzi ba Byakubera TV, muraho neza. Umwami Yesu niyamamare. Nkuko muri kubibona rero, roho nzima ikorera mu mubiri muzima. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi tugiye gutegura ibyo kurya bitunga umubiri. Uyu munsi rero tukaba tugiye gutegura ibiryo umuntu wese yashobora kwitegurira ari mu rugo, bisanzwe kandi bitagoye. Tugiye gutekana, murabona isafuriya ku ziko. Tugiye gutegura ibirayi, wateka ushaka kwihuta, ufite gahunda nyinshi, ukavuga uti reka nteke byihuse kugira ngo ndamire umuryango hakiri kare. Nta kindi rero ngiye gukora, ngiye gutangira guteka. Nabiberese ibirayi, nabikase ndabikata, ndangije ndapa karoti, nkata inyanya, nkata igitunguru na poivro, nkata n'intoryi. Nibyo ngibyo ndi bwifashishe byonyine. Mukurikire rero, ibindi ndi bushyiremo ni ibirungo bisanzwe ariko sina ngombwa cyane. Hano harimo akarungo kitwa turmeric, ndashyiramo n'umunyu, nta birenze. Mukurikire rero tugendane. Nacanye rero, ngiye gushyira amavuta mu isafuriya. Yego, ni bisanzwe nta birenze. Gusa impamvu y'iyi video, hari urubyiruko rwinshi tujya tuganira rutazi guteka, nta kintu na kimwe ruzi, unamubwiye ngo nagutekera umuceri rwose yagukorera ibitangaza. Rero urubyiruko, inshuti z'u Rwanda rw'ejo, ndabashishikariza gukurikira iyi video, izabafasha mu buzima bwa buri munsi. Cyane cyane urubyiruko rw'abana b'abakobwa, ndabashishikariza kujya mukurikira ibiganiro nshyiraho, amavideo nshyiraho, bizabafasha igihe muzaba mwagize inshingano zo kubaka urugo. Twagiye rero dukurikire. Uko nabibabwiye, ngiye kwifashisha ibi. Ndabanzamo kangabanya umuriro, ndabona umuriro ugiye kumbana mwinshi. Biba byiza iyo ukoresheje umuriro muke. Mu rwego rwo kugira ngo ibitunguru byanjye bidashirira, ngewe mbanzamo ibirayi. Ibirayi byacu iyo bimaze gufata irange neza, dushyiramo ibitunguru na poivro. Dushyiramo rimwe, basigaranye inyanya na poivro nako na karoti. Inyanya na karoti murabona ko ari bisigaranye kuri poivro. Avanga biri guhumura, ndabibatuye. Sinjura rota bishya ngo ngenjure. Abari hafi ndabaranditse baze gusangira. Mbere ko bisana ndabishyiramo igitunguru na poivro yacu. Ngiye guhita nshyiramo inyanya mo hano hagati kugira ngo zibyare amazi.
gushyiramo karoti n'indagara. Ubu ndi gushyiramo za ndagara nababwiye na za karoti nk'uko muri kubibona. Nizere ko muri kubibona. Maze gushyiramo indagara na karoti. Tuzajya kubera TV rero, maze gushyiramo indagara na karoti, igikurikiraho ngiye gupfundikira iminota 5 yonyine, ubundi duhite twirya iminwa. Bakunzi babya kubera TV rero, igikorwa cyo guteka ibirayi byacu kikaba kigeze ku musozo. Nk'uko muri kubibona ibirayi byacu birahiye. Ya minota 5 nababwiye nyuma yo gushyiramo indagara na karoti irarangiye, hasigaye no kwirya iminwa. Nk'uko nababwiye rero, igikorwa gisigaye ni ukubifungura. Nk'uko muri kubibona, mbanze mfunge uko byatunganye. Gahunda ikurikiyeho ni kubifungura. Ubu ngiye gushyira ku isahani. Murabona ko nafashe isahani, ngiye kugura ubundi nirye iminwa. Birahumura neza pe. Nizere ko muri kubibona. Bari hafi muze mu joininge turyoherwe twese. Twagiye rero, reka mbumvire ibiryo byacu uko bimeze. Imana igeze kandi bihe umugisha. Utabibonye nawe Imana ibacire inzira, nibabibona bazashima izina ryayo. Amen. Biraryoshye pe. Biraryoshye, biraryoshye, biraryoshye. Inshuti zanjye rero, ndabashishikariza namwe kuzateka ibi biryo. Muzaryoherwa ndabizi, kandi muzabimbwira muri commentaire. Ndabakunda cyane kandi mpora mbifuriza ibyiza. Turi kumwe, nkaba mbasaba gukora subscribe, share na like kugira ngo ibiganiro byacu bikwire kuri bose kandi bifashe benshi. Murakoze cyane. Bye bye. Ndabakunda.